turi kumwe n'umustar ukomeye cyane kugize ubwoba se. Narangize ngo nunyicaye inyuma. Uko ryajwe ryohana. Uraryumvise? Urabizi ko umustar? Oya. Kariya makuru. Makuru ni meza. Ndakubonye. Cera harya ngo warunzi. Igihe nari nkuzi cyane nkumva cyane rwose. Okay. Biba bitunguye umuntu. Mboko natangiye tangaza makuru biratangaje. Sinzi niba ndi bukubwire kuntu byatangiye ubwa mbere umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere. Mwarimu wanyigishaga ko yababara. Yatangiye. Mu by'ukuri ntago nibuka ikintu nasabye. Niba byari kuba umunyamakuru, niba byari kuba ariko ngi cyo nari mfite mu mutwe ni nk'uplanto. Ko navugaga okay. Iki gihe abantu bakubwiye ngo iki ijwi rye rikimara gusohoka hanze. Ndibuka abajyaga bamugavuga ngo mfite akajwi keza. Mfite akajwi keza. Ngira ngo niko banatekerezaga ati wenda ni nakwasa. Ibintu bitabigenda neza. Cyangwa kamugati urumva ngiye meze gute? Akagushushanya kavuga mana yanjye umuntu ko bajyaga gushushanya gute rero? Ndon. Ngiye bakunda kumbwira ngo barumva ari umumama. Yego. Ubyibushye. Atuje. Kandi icyo gihe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park, nkunda kuvuga nti ikaze mu buzima, ikaze muri byose, cyane cyane ko uyu munsi turi kumwe n'umustar ukomeye cyane kugize ubwoba se. Narangize ngo nunyicaye inyuma. Turi kumwe n'umustar ukomeye cyane, nanze kwimubwira tutajya kuri kamera ko n'umustar. Urabizi ko umustar? Oya. Ntabwo ubizi. Kuri iki utabizi? Nuko ntarabibona. Urabizi ko ufite igikundiro se abantu gukunda cyane? Bo bayi harababimbwira. Yego. Ariko sinzi ko nabikubwiye. Impamvu niyumvamo ko umustar. Ntabwo wumva ko umustar. Yego mbamo nari bisanzwe. Ariko gihe naragufanye bitewe n'ijwi ryawe kunavuga utuje, igihe umuntu akubwiye ko gufa n'ubifata bute? Ambo biranshimisha cyane. Yego. Buryo iyo umuntu akubwiye ngo aragufana akenshi buryo bakubwira ngo ibintu ukora biratunyura, hari icyo biduhinduraho, hari icyo bitwubakaho. Mbese ntubyuka ngo ugende wicare gutyo gusa ku busa. Yego. Agutera imbaraga. Uko ryajwe ryohana. Uraryumvise? Benshi ntabwo muramenye uwo ari we kuko nkeka ko ari bwo bwa mbere yagiye kuri kamera. Ndabeshya? Ntabwo beshya. Reka tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, turi kumwe n'uyu muntu nza kukubwira mu kanya gato cyane. Tubanze tukubwire ko turi muri Sunday Park, ni jaride nziza cyane hano mu mujyi wa Kigali, jaride ushobora kwifotorezamo, gukoramo ibirori bitandukanye, ushobora gutemberamo ukareba ubwiza bwaho kumva umutima wawe uratuje pe. Ku bantu bakeneye cya gihe twita ngo me time cyangwa igihe cyo kwitekerezaho, ni ahangaha hararyoshye cyane. Ikindi nanone ku bantu mwifuza nko kugurira hanze y'u Rwanda, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa cyangwa muri Dubai, muze gukoresha iguriro babashe kuba bagufasha guhaha, yaba amatelefone, mashine, imyenda yo kwambara, amabiju, nk'ahangaha uri kubona uyu mutumirwa wacu afite ahangaha, n'ibindi bitandukanye. Ku bantu mwifuza by'umwihariko nanone guhaha telefone ya Apple, telefone by'umwihariko ya iPhone 14, iyo ngiyo rwose telefone igezweho wayibona mu buryo buhendutse kuko bagutangira komande ku ruganda ukabasha kuba wayibona. Uhamagaye kuri 0781 81 61 80. Turi kumwe n'umutumirwa ahangaha, tumuzi kuri radio, tumuzi kwijwi rituje, ku tuntu tw'ubwenge, tukagenda mixing abo turimo dutije ukuntu yitwa Clarisse. Cyane cyane muzi kuri Flash, muzi no kuri Radio 1 na City Radio. City Radio by'umko na Radio 1. Ndumva no hano nagukurikiye cyane. Niho nakoze urebye igihe kinini. Igihe kinini cyane. Kuri radio. Yego. Kariya makuru. Makuru ni meza. Ndakubonye. Cera harya ngo warunzi. Igihe nari nkuzi cyane nkumva cyane rwose. Okay. Biba bitunguye umuntu. Cyane ndanga abantu bakora kuri radio kenshi. Abantu niyo mwahura nawe ashaka kumva ariko mutarahura nyine mu buzima busanzwe. Wavuga hari igihe uvuga wenda umuntu akakubaza ko numva uvuga nk'akana akabimeze to yatora ntago ari ngiye wenda no tuvuga kimwe. Ariko iyo umuntu akubwiye ati bishimiye kukubona tuvuga Yes. Nayo nishimiye kukubona pe. Urumva ni nyuma y'igihe kinini nakumvise, nkeka ko wenda natangiye nyuma he gato cyane, nanjye si vuba I think. Karari mbwira sasa rero wagiye mu itangazamakuru gute kugeza aho ubaye
umukobwa ukunzwe cyane mu buryo budasanzwe? Mbako natangiye itangazamakuru biratangaje. Sinzi niba ndi bukubwire ukuntu byatangiye bwa mbere umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere mwarimu wanyigishaga ko yababara. Yatangiye hari isomo twari dufite ku ishuri cyo gihe narigeze muri secondaire. Nibwo nyitangira ka university n'ahangaha bisanzwe. Ndumva natangiye university hashize nk'ukwezi bamanitse amanota. Ubwo rero kurumva mu minsi ya mbere bibikira akavuyo bamwe baza bakiyandikisha abarimu nabo batarafatisha neza umurongo. Nkaba nari mfite umucuti wanjye twe duhuriye ku ishuri. Urumva twe tumaze nk'icyumweru oya kwezi kwari kurimo. Oya twe tumaze icyumweru dutangiye muri university kuko twe tumaze ukwezi muri rusange bamanitse nk'amanota n'iki byose. None umucuti wanjye akaba ari n'umwanglofone yarazi ikinyarwanda gike cyane. Tuza twicaranye muri bus arambwira ati rero ati nge ndaza ku ishuri nkinzeho gatoya nisugiye hehe ngiye mu mujyi ko imprimisha impapuro ashaka gusaba akazi. Ndamubwira ngo herekeze n'ubundi ntiturafatisha cyo gihe isomo none narize mvuga ngo ntawe twe twaryinjiramo cyane kuko n'ibyambe nari mbizi. Ndamuherekeza ari imprimisha ndebye mbona nta kintu gishyashya kirimo nyine no kuvuga icyo wifuza. Ndamuga ko wakwandika nanjye ampereza biki ngiye nandikishije biki. Noneho mu by'ukuri ntago nibuka ikintu nasabye niba byari kuba umunyamakuru niba byari kuba ariko ngi cyo nari mfite mu mutwe ni nk'u Planto ko navugaga okay ndacyari mutoya sindajya muri miliye y'akazi ngo numve ngo ni ibiki se ayo nahembwa nayakoresha iki bise nari akantu kishuri kari kakindimo. Noneho turadepose ko we afite experience ya kinyamakuru cyandika mu cyongereza ntabwo nibuka neza icyari cyo. We yajyaga akoramo ama stage urumva ni ibintu yaramenyereye. Tujyana hariya kuri Centenary turadepose. Nge ndibuka narishyizemo ikarita y'ishuri kuko nge nashyizemo ikarita y'ishuri kubera yuko nari ngeze igihe cyo gufata indangamuntu ariko ntarayifata. Baraselektiona hanyuma y'ibyumweru nka 3 ngiye kuvura mpamagaye nashyizeho icyo gihe mfite telefone. Umusirimu wari umusirimu wa ukingeze telefone. Oya nibwo nkirangiza. Noneho bahamagaye nagiye ku isoko. Yitabwa na mukuru wanjye nari narabihishe mu rugo kwa depose. Urumva babwira mubyeyi ngo atangiye gushaka akazi ugitangira university kandi arashize iminsi ntago ari nk'ubu wenda ushaka kubifatanya. Mukuru wanjye ntashya araseka koko ati wagiye gusaba akazi utatubwiye. Yesu ndumva yase byayenze bite ati waguhamagaye sinibuka umunsi bavuze ko bagomba kucamo na weekend. Uzajye kuri Centenary hara mu mujyi nyine baragushaka saa 3 za mu gitondo. Ndagenda icyo gihe nsanga turi abantu benshi ndumva abakozi ba leta bari bamaze iminsi babahagaritse babasezere cyangwa kuhagarika sinzi gutyo. Urumva nabo barimo gushaka barimo gushakisha utuzi hirya no hino. Nge nafite nimero 50. Urumva banzana nyuma hari undi mubare wari uhari ariko nge ndibuka ko nafite nimero 50. Turicara turategereza bahamagara umwe n'iki. Ariko igitangaje wa mucuti wanjye ntago ugeze amuhamagara bwa mbere. Mwe twadepozageje. Oya ndinjira batubaza ibibazo ndumva ni kuri flash abayobozi baho nyine banza mubazi. Harimo n'umugabo w'umutekinisiye bari uturutse hanze bari bazanye. Sinzi niba umutekinisiye warajya ko bamwitaga umutekinisiye. Ubwo bambaza ibibazo n'iki batese bigeze winjira muri studio ahantu wapi urashaka ikazi simbiza kariko kose. Batese ko wasabye ko kuri radio niye ntabwo ari wiyandikiye se. Urumva nakoporo ibyo mugenzi wanjye yari yanditse sinzi ngo yari kandi yabyaye mu cyongereza ntabwo ugeze mbyitaho cyane ijana. Sibyo batere ko wasabye ka radio nokere ubwo nako nta kibazo. Navuga ndababwiza ukuri ejo ntazajya kuri televiziyo nkaseba nako kuri radio nkaseba. Okay mbona akadosiye baragafashe bashyize agapapuro k'umuhondo sinzi ibyo banditseho. Ndasoza ariko ndavuga nta aferi irarangiye. Nsubire mu ishuri neza ndani ndabona ntari tayari. Hashize indi minsi numva none barampamagaye batigaruka. Ndagaruka ko nansanga twagabanutse harasigaye hano ageze mu 10. Ari kizamo iki gihe babakoresheje se? Byari voice bwa mbere nk'ubwo bwa mbere sinzi icyo bakurikije icyo gihe ariko none babidukoresheje ahubwo nyuma nk'ubwirwa bwa kabiri twadusubiye. Ubwa mbere byari kibabakoreshaga kuryine bongeye kutwumva sinzi ni kumva uburyo ijwi rya risohoka. Ntabwo nanjye ubwo sinzi icyo ariko gira ngo barimo kubaza wenda uyu muntu ninde urashaka iki uragenzwa n'iki
wenda bo barabizi kuko tuyumva n'ijwi ryawe ukuntu isohoka kuko nyuma twagiye gukora amateste y'ama voice wenda ahubwo aho ngaho ntekereza ko icyo gihe ntawe nzi icyo bakurikije yego noneho rero ubwo tugarutse dusanga twari nk'icumi bati mujye muri studio iyi ngiyi yo kwiyentrenamo apana ku studio oneya apana oneya turagenda bati buri wese yakore story icyo wumva wigeze kumva kuri radio cyangwa mwandike aga script ubundi kumuvuge icyo bashakaga byari voice yego turayikoze turatashye ngiye kumva mujya bampamagaye bati wongera ugaruka hashize nk'ibyumweru nka 2 ndagaruka mbo icyo gihe twari batatu harimo umugabo umwe cyangwa se gakora hanze yego none bati rero ubwo ngubwo mugiye gutangira ni tubamenyereza yari itaratangira neza yego byari kwakundemo kurokirita abakozi kugira ngo baba training none bazafatisha neza kwakunda amaradi yatangiramo imiziki barimo kugenda bapanga neza programme ako arangije gufatisha umurongo ari nako rero bagenda bigisha abakozi wenda ba selection nyene yego bati mugende mujye muri studio ngiro umugabo twari turi kumwe bisimana ko ntabimenyereye arambwa ati wa kazi karase wowe ufite ikibazo cy'akazi ngwino tugende ndajya ngufasha iki byose yego ndabyuka twageze kuri radio hari telefone icyo gihe twakiraga abantu baba DJ icyo gihe twamutaga mu DJ ushinzwe operating ibyuma n'ibiki byose yego ubwo turagiye ndibuka dutangira kuvuga bati turishimye twumvishijwe ry'umukobwa urumva abantu byakira neza ukayumva umuntu aguhamagaye ngo ndi hehe turage ati turishimye niyo twongeye twumvisha abantu urumva byara amaradiyo privé agitangira kandi twatangiye nyine umusa nk'ushyushya abantu kugira ngo nyine bakangurire baze nyine yego okay ubwo nibwo twatangiye kujya dukora ama training menshi harayo ku kazi hariyo media council yadukoresheje bivuze ngo uri mu bantu batangiranye na flash cyane igitangira ko twagiye kwironshinga hari muri centenary muri rusange kandi twe tumaze iminsi turi kuri radio iki gihe mbwira rero wiyumviraga radio Rwanda wenda n'izindi radio zo hanze ariko ugize gutyo ugiye gutangira radio navuga ngo cyashya ijwi ry'umukobwa rigiye kuri oneya wa mugani itangiye kumvikana ku munsi wa mbere rya oneya byemeze gute icyo gihe yes nibyo nakubwiraga ngo ubwoba bwari bwanyishe yego umutima waradundaga ku buryo hari igihe DJ yavuga ngo indirimbo irarangiye akagukorera agasinye gutya yego ativuga ndavuga ikinone gusa ariko uwo mugabo yaramfashije kuko yambwiraga ati we tuza ndajya nkufasha nanjye uko ndi buvuge nawe ntabwo yabimenyereye yavuye mu gitangazamakuru cyandika yego ati ndajya ngufasha humura uraza kubimenya bigenda biza gahoro gako still kakantu k'ubwoba kakamfata yego akantu k'ubwoba kashize ubwo ntangiye nanjye kwikoreshereza ibyuma yego hatakira umu DJ no ntangiye kumva yuko ni njyewe na micro nibi byuma n'abantu banteza amatwi yego iki gihe abaguteza amatwi rero byanze bikunze bari benshi cyane twe dukina amaradiyo ari privé muri icyo gihe cyane ushaka ibintu nyine biri mu muziki birimo amajwi yandi iki gihe abantu bakubwiye ngo iki ijwi rye rikimara gusohoka hanze okay abantu barishimye ndibuka abajyaga bamugavuga ngo mfite akajwi keza ufite akajwi keza ngira ngo niko banatekerezaga ati wenda ni nako asa ibintu bita bigenda neza babyakiriye neza abantu batangiye kwibaza ngo arasa gute sura umuntu uvuga kuriya yego arasa gute kuko n'ubundi baranabikubazaga cyangwa ukamugati urumva ngiye meze gute akagushushanya akavuga mana yanjye umuntu ko bajyaga gushushanya gute rero ngiye bakunda kumbwira ngo barumva ari umumama yego ubyibushye atuje kandi icyo gihe nari nanutse pe yego nari nanutse cyane nkina n'umwana muto urebye yego ntabwo ari umwana cyane kuko nari mfite indangamuntu muri icyo gihe ariko nari mutoya yego ubwo muri cyane secondaire ugiye kwinjira muri kaminuza wari ukiri muto cyane nari nkiri muto yego bakabute ni umumama utuje iki wiki mwiza w'inzobe bakunda kumbwira ngo ni inzobe buri wese abivuga uko ashaka icyo gihe se mbwira ntabwo watangiye kubona ko ibintu bitangiye guhinduka nyuma yo kwinjira mu itangazamakuru ntabwo byahise bihinduka mu buryo ubona nawe budasanzwe twebwe urumva twatangiye barimo kudutureyininga nta kintu kigeze gihinduka wenda mwumve nk'ukwenda ubu ngubu bavuga ngo umuntu ngo uyu ni umusitari ngo ndacanga abantu banyemereye reka ahubwo
harimo umuntu wakubaza ngo undi batinyutse kujya kuri radio gute yego kuko ntago byayimenyerewe cyane yuko umuntu aza akaba yaseka sinzi twaya twumva radio nyine radio Rwanda tukumva abanyamakuru bamwe na bamwe bavuga ariko ntabazaga wenda ngo bapfe guseka umuntu akubwiye ngo ndagukunda naye ndagukunda kuko urimo kunkurikira atari urundi rukundo rundi none tubivuga nyine umuntu akabaza uyu muntu bimeze bite stile uza kuva kuri flash rero uza no kwekeza ahandi wese ujya hehe flash hamaze igihe kingana iki flash ndumva nahamaze imyaka 2 uza kwekeza he none mbona nahamaze imyaka 2 nerekeza kuri city nabwo nibwo yari ikiza radio city radio yego wajya utangiza none n'amaradiyo ariko city radio yo yari imaze iminsi itangiye ariko nayo itaragira cyane itarafatisha busi umuntu yabiha nk'amezi nkangahe yari kiri mu mezi ntabwo ndumva umwaka utari wakagera itangiye ndakubona ayo mahirwe kujya kuri city radio cyangwa wagize ibyago byo kuva kuri flash oya kuko urumva yego ikintu iyo kikiri gishyashya cyo gifite opportunity nyinshi cyane sibyo no mu kazi niko bigenda mu kazi usanga abantu bari kubwira amahirwe menshi yego kandi kugira ngo ujye kuri city radio byari bisanzwe barakurokirita bisanzwe ijwi bati uyu mukobwa tugomba kumutwara byanze bikunze bumva amasaha bafite amasaha nabo bakeneye bumva na fitingamo turagenda turavugana ariko buryo byiza usezera neza ahantu hari uri yego ndumva nabwiye umukoresha ndamubwira rero izo opportunity mo kuzimpa kandi tumaranye igihe twabanye neza kuko kuri flash twabanye neza nta kibazo cyari kirimo yego barandeka ndagenda yego winjiye muri city radio ninjiye muri city radio radio nshyashya ugiye mu kazi gashyashya bagwamagaye batese bakoresheje telefone bashaka nimero bampamagara teke turi mu buyobozi bwa city radio twagushakaga izi size nizi uraboneka ndaboneka ndagenda ndicara numva ibyo bambwira cyo gihe numva ni sawa ego ikindi amasaha yo bayemo kunyorohereza nyuma ya saa sita nkabasha no kubona umwanya wo kwiga imbere ya saa sita donc gusubiramo ibyo nabaganize byose wa mwana washakaga akazi ku Planto wagize gutya noneho abonye akandi kazi avuye kuri flash radio mutangije ujye kuri city radio none radio none byanze kuza naguhembaga amafaranga yo hejuru kuko bari bamaze kukumva umaze kumenyekana ibyo bintu wabihuzaga gute wumvaga atari igitangaza ntago numvaga ari igitangaza kuko buryo umuntu arimo kugutoza akuremamo icyizere yego ndumva ukuntu nari natangiye kuri flash icyo gihe nitinya nkurikije na trainings bagiye baduha bavuga twagize abantu benshi baza kumara surtout kumenyereza kuvuga kuri radio ndibuka umutekinisiye bari bafite n'ubwo ndumva kibaha abahanze we yanjanye kuri radio akambwiye ati ndi live ariko akambwiye ati ongera umanure ongera uzamure genda kwijwi rimwe tambika manuka ejo bikongera kugeza aho nanjye numva ibintu bamugana banza mbishoboye ikindi mbonye batananyurukanye bwa mbere ndavuga buriya akazi bashobora kuba baragashimye nuko nshoboye wumvaga uzaba mu Planto koko ntabwo navuga ko Planto n'urugero natanze ariko numvaga ari akazi koroheje kuko numvaga niba ndi mu ishuri nkabona undi muntu uri buze kumpa amafaranga nanagiye nko guhanagura ikirahure cye cyangwa se namuserivye icyayi byari inyongera sinirirwe nakamuru rw'amafaranga ngiye gukoresha cyo umusatsi wari utangiye nyine urumva nari ndangije segonderi numvaga numvaga nta n'ikibazo kinaribo sinari bitinze ahubwo icyantangaje nuko nari ngiye kuri radio baguha akazi ko hejuru ubu igitangaza ubu igitangaza mbwira uyu munsi uyihuye n'abantu urumva koze no ku radio atandukanye uza kuri radio 1 iyo uhuye n'abantu bakumva ijwi ryawe nta muntu wigeze kugutungura bitewe nuko yumvise ijwi ndarizi cyane reka nkubwira abantu bambere bantunguraga nanubu ariko biraba abamotari iyo nateze moto wenda ubu si cyane nk'uko mbere byabaga bimeze tujye mbere hari igihe nabaga ndobrije nitegeye nk'umotari wenda ngiye nk'utundi tugahunda umumotari tugacirikanya twumvikana mbese amafaranga yego ajya kwamubanga ariko ubundi ngo si ukora kwa kanaka ndekada nako umuntu akunda kumbwira yuko tuvuga kimwe kuko numvaga ni imita mvuga ngo ni ngewe ashaka kumbaza nanjye ibintu afite igisubizo yego nkamuga abamotari surtout byakunze kubaho cyane kuko akundi agutwara kumva ijwi ako simpuze kuri radio buryo jwi ko numva nyandikurikirana
oya bakubwira se ko bagukundira iki iyo uhuye n'umuntu ukumva arakuzi? Hari ibintu bitatu bambwira. Ikintu cya mbere bakunda kumbwira, buriya twatangiye internet itaraba cyane nk'ubu ngubu umuntu ayifite muri telefone. Nukuvuga ngo byansaba gukora research cyane. Najyaga muri cyber bagahera mu mujyi ndibuka n'umwaka ushira icyo gihe batangiye nabo iyo cyber cyangwa ntangiye kuhajya cyane. Bampaye igihembo kuko nari umwe mu bantu b'abakiriya bahoraho kandi bakamara kanya. Urumva nabishyuraga n'iki? Nuko bampaye igihembo rwose mu bakiriya bibanze. Noneho twakoraga research cyane. Ndumva ariko nabandi ariko babigenzaga. Noneho plus uho umuntu ikintu we atigeze abasha kubona, plus avuga ati urimo kunyungura ubwenge. Bajyaga bambwira ko ikiganiro cyanjye kibaha update. Utuntu dushyashya burya ntago ari nkuko ufata telefone ukavuga uti ese iki kibaye byagenda bite cyangwa se byabereye he uko tubibona. Nuko ngo abenshi bategerezaga ariko tubabwira. Icyo kintu bakunze kukimbwira cyane. Bati ibiganiro byawe kabisa biratwa updating. Ijwi ryawe noneho ijwi nabyo nangiye kurivuga. Ikindi cya kabiri bakundaga kumbwira kako nakoraga ikiganiro cya nyuma ya saa sita. Ni ikiganiro urumva abantu benshi baba benda bananiwe cyangwa se basubira mu kazi bavuye muri pause badashaka ibintu bidunda n'ibiki. Nakunda gukoresha umuziki woroheje. Katuma icya kabiri cyabaye umuziki. Noneho style y'umuziki nacurangaga nyuma ya saa sita. Noneho icya gatatu wenda navuga ni ijwi. Ako ijwi buriya simbizi ko bose barikunda baryumvise. Ntawe utarikunda. Nago urimo. Nanjye ndimo sinakubwiye se. Mustari. Okay. Yego icya gatatu wenda ni ijwi. Akangata akajwi kawe nta nubwo nzi siniyumva wenda ngo numve uko riteye. Kuki utajye wiyumva? Oya kwiyumva nshaka kwiyumva wenda nka publicité nagize ariko ntago numva ikintu bandi bo bumva muri iryo jwi. Mba numva ijwi rituje, ijwi rifite ukuntu irimo ikintu kimeze nk'ubumuntu, sinzi ukuntu byumva. Ese kandi mbwira kuki utigeze ugaragara mu mashusho? Njye nibwo bwa mbere nkubonye nahoraga mfite amatsiko yo kureba ku mukobwa waciye ibintu udatuje, you know. Kuki utigeze wigaragaza? Okay, sinavuga ko ni igihe kitari cyakage simbizi. Sinzi na social media wapi? Social media si cyane usibye ndumva ngo umuntu agenda yikoresha. Ariko wenda nkunda ubuzima bucecetse. Bucecetse cyane. Numva byo binyorohera mbese kubasha gukora ibyanjye. Ariko ubu ngubu aho isi igeze tugomba kugaragara twese. Aho igeze waje tugomba kugaragara. Tugomba kuzamukira rimwe twese. Yego. Nyuma abantu bakugutse iri jwi n'isura turi kubona turi kubihuza tu. Okay. Babikubwira guki? Tubwiye bambonye bakavuga bati bagahita bahuza isura nijwe akuntu naye nkwa kuri radio gusa ntajye kuri televiziyo bajyaga nkumvaga ari ikigabo cy'igisaza kivuga cyangwa ndakakubwira mvaga ari agatipe kananutse cyane. Wowe bakubwiraga muki? Ntago abantu bakunda gukora critique uhari. Wenda ashaka barasigaraga babivuga. Keretse rimwe ngeze gutangira kuri seti. Nibwo ngeze guhura n'abana babiri b'abakobwa. Cyangwa n'abakobwa bakuze. Sinibuka neza ko bari babiri b'abakobwa. None numva umwe abwiye mugenzi we ndimo ndatambika hariya mu mujyi. Amwe ati tuduri Clarisse ukora kuri City Radio. Urumva icyo gihe ntago Clarisse yari akiri umwe, ntago ari ubu ngo barahari benshi. Yese nyina amenye wari barakebuka. Kakano za editinga? Ntacyo. Okay. Aravuga ati rero ati dore Clarisse ukora kuri City Radio. Barahaga ko kudubyumva yuko abantu bahagaze bafashe umwanya none ndavuga nti reka ngende gahoro. Numve comment bagiye gushyiraho. Numva wundi nyine berekaga uko mbona ntacyo kabaye. Ari nkiri gatoya. Okay, none navuze ngo ntacyo kabaye ndabona kuko nta kintu mbaye kandi komereze. Utangiye gutekereza se yavuga ko bidahura. Ndumva mfite amatsiko yo kumva icyo bagiye kuvuga. Wenda nyuma aho umuntu akuriye ntabiba birenze cyane. Umuntu yakubona akuvuga ati ni mu kazi bisanzwe nkako ndimo nanjye nsanze nda nko muri office. Mu buzima busanzwe mba numva witonda. Ubundi umeze utakurikije ibyanyu nabona guhamuka yo titonda.
nditonda gistasha singuriya oya usanzwe nditonda nawe ndatuje uratuje ariko umenye kuganira yes burya iyo wakoze kuri radio biranafasha ni kimwe mu bintu byanamfashije uwo mpuye nawe wari we wese kwa kundi ndavuga ati uyu muntu anatinyitse uyu muntu ari compliqué umuntu iki yego kubera kumenyera gufata abantu kuko umuntu yaguhamagara umuntu aguhamagara yego atandukanye n'undi ubu urobirije iyo bakiriye yo kwisanisha na buri wese uguhamagaye ibyo no mu buzima busanzwe biragufasha no kuvuga ngo ndi umuntu byorohera gusabana n'abantu wambwiye ngo namukundi ijwi ryanjye yego iyo channel niwe Mugeni Clarisse na amazina yanjye asanzwe yego bayisura utugiye gutanya no gukorana cyane kwa prodinga byinshi ntekereza ko byabashimisha uyu munsi uzajya uduha iki kuri YouTube channel yawe ko umuntu wagukunze kuri radio kuri Radio 1 umuntu wagukunze kuri City Radio wagukunze kuri Flash FM agakunda ryajwi ryawe abenshi bari baranabuze muri no minsi ujye kuduha iki kuri niyo Mugeni Clarisse YouTube channel shasha yawe ikintu ngiye kubaha n'ubundi ni ibintu by'ubwenge yego harimo ibyegeranyo yego harimo amadocumente no kuba updating hari igihe abantu badafite n'umwanya wo kubona kujya kuri za social media wo gusoma ndumva ni byinshi ujye udusomera tunajya kudusomera twiza cyane cyane ibyegeranyo dushingiye ku buzima ajya kuduha uyu munsi wongeye utuduhe cyane ikindi kandi rero ndumva bazahungukira byinshi yego urumva nawe igihe umuntu aba amaze iyo bigeze izi saha none utekereza ibintu umuntu aba afite abikiye abantu bari byinshi yego ari byinshi cyane nk'uyu munsi navuga ngo ugiyeho wasangaho iki uyu munsi wasangaho ibyegeranyo kandi ndacyanakomeje biri mu byiciro bigiye bitandukanye hari icyiciro cy'ubuzima harimo entertainment harimo ni byinshi yego wari waratinze ninatinze buriya hari abantu wumva mwijwi hari nka Clarisse abantu nka ba Barada uramuzi yakoze kuri Radio Salus kuntu none umushiti wacu turamusoje cyane uyu munsi kongera kubumva nabwo ni ikintu gikomeye kandi cyiza cyane nkeka ko umuntu wagukunze umuntu ugukunda uyu munsi bite n'ibiganiro byawe bite n'ubwenge bwawe wamuhaga nkeka ko agiye kongera gusubizwa kuri iyo channel yacu yitwa Clarisse niwe Mugeni yego niwe Mugeni Clarisse bakwe na subscribe muri kano kanya ukumva wakunze Clarisse ubundi kandi najyama na feedback yego ni byiza cyane birafasha ubona yuko uri kumwe kuko nanjye kuri radio namenyere feedback ugahamaga umuntu akaguhamaga ko ati ibi ni ibiki nkoreye uti nkosore gute ati ndakosora gutya gutyo toka ngiye kubikora kubyigaho urumva feedback iratworohera cyane nese mbwiye ko radio ivuyeho neza radio buriya navuga ko ibintu bijyanye na radio ntago wayivaho burundu yego kuko wenda mungu ntago navuga ko ari ikiganiro nkora cya buri munsi akongera ama publicity nkunda gutambutsa ego ku buryo ikiganiro cya buri munsi cyo oya ikiganiro ntago byarangiye radio urayikumbura ntago byarangira I know nukuba wenda muri no minsi bisa nkaho biparitseho gatoya ariko ku buryo bwa buri munsi ariko ubundi nzongera mbisubu biracyari open yitwa Clarisse niwe Mugeni ne twagane muri iki kiganiro inkuru yanjye wumvise inkuru mu itangazamakuru utaza tubwa nindi ntawamenya gusa muri kano kanya tubanze tujye kuri YouTube channel ye twagiye ngo tubanze tubaha intro kuri we tubanze tubahe kuri wese wa muntu tutigeze tubona wa muntu tutigeze tubona isura nanjye bwo bwa mbere mubonye I was excited cyane ariko twamwumvise igihe kinini cyane nawe ushobora kuba waramwumvise igihe kitari gito mu itangazamakuru ko ubashe kumubona uze kumpemba ushyire commentaire nyinshi cyane tumwereke ko twamwishimiye kumubona cyane cyane kuri video ugutaha nyine azaza tubwira no ku bindi byinshi cyane kari reka tugushime kwana yakoze cyane Gerard ndetse n'abakurikiranye channel ya Gerard yakoze cyane ibe byiza